Tubahaye ikaze cyane inshuti bavandimwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku bibazo by'abana bata amashuri, abana bata ishuri. N'ubundi ni muri ya ntero yacu, ni muri ya njyana yacu, imbonezamuryango n'urubuga rw'abato. Imbonezamuryango n'urubuga rw'abato ni porogaramu tuganiramo ibyerekeranye n'umuryango, ibibazo biwuberamo, abagiye bafite ibibazo byihariye buri kimwe kimwe. Ibyo nibyo tuganira mo hano, kandi tukaba dusaba yuko mukora subscribe, ni mukore like, ni mukore share, mukore comment, dukomeze dushyigikirane. Mwabyumvise rero ko uyu munsi tugiye kuganira muri yambuza mu rwego rw'abato cyangwa se family education. Uyu munsi tugiye kuganira ku bana bata amashuri. Iyi gahunda irakangurira abana ko abo bana bata amashuri kongera ku ababegereye, ni duhuza amakuru kugira ngo rwose, kuko uburezi ni nk'idateka. Uburezi ni nk'idateka, ni ikibazo gikomeye rero kandi cyo kuganirwaho, kandi abantu bakitaho. Abanyeshuri, ababyeyi n'abandi barebwa n'iterambere ry'uburezi, ndabashuje cyane kandi ni iby'agaciro kuba turi kumwe muri iki kiganiro ku Biboneye TV, aho tugiye kuganira ku kibazo gikomeye cy'abana bata amashuri n'ukuntu Leta y'u Rwanda bikora, uko inzego ziharanira kubagarura. Ariko natwe dukorane nabo, natwe dukorane n'inzego, dukorane na za gahunda zose zigenda zishyirwaho, turebera n'uburyo bushya bwo kurwana n'iki kibazo. Biraba byiza. Impamvu zituma abana bata amashuri rero, kuki abana bataye ishuri? Ibi ni ikibazo gikomeye gikomeje kugira ingaruka mbi ku burezi mu Rwanda. Ubushakashatsi bwa Minisiteri y'Uburezi bugaragaza ko 80% by'impamvu zituma abana batiga bituruka mu rugo. Biraba mu muryango, imbonezamuryango n'urubuga rw'abato mu rugo, aho mu miryango. Muri izo mpamvu hari izikomeye cyane: ubushobozi buke, kubura amafaranga y'ishuri, imyambaro cyangwa ibikoresho byo kwiga. Ariko ahangaha kireka hari nko kuvuga ngo umwana byagenze gute, ariko ku ishuri birateganijwe, urabona amafaranga ni makeya, uburezi kuri bose. Cyakabiri, hari amakimbirane mu muryango, cyangwa icyo nakemera, amakimbirane mu muryango, ibibazo by'ubwumvikane buke, cyangwa amakimbirane mu miryango bituma umwana atakaza intego yo kwiga. Cyagatatu, hari guterwa inda ku bangavu. Abakobwa benshi batewe inda bumva isoni zibajemo, maze basanga no guta ishuri bijemo, cyangwa bakabura ubushobozi bwo gusubira mu ishuri. Hari gushaka amafaranga, hari abana bajya mu mirimo yoroheje nko kuroba cyangwa gukora mu masoko n'imirimo itandukanye, basanga bibaviriyemo no guta ishuri. Hari rero aho usanga wenda nk'uturere tumwe na tumwe nka Nyamagabe, Nyamasheke, rimwe na rimwe usanga nk'abana bari kwiga baturutse ahandi, harimo urugendo rurerure, basanga nk'abana bacitse intege. Ingaruka z'abana rero, abana bata ishuri, birumvikana ko ingaruka zo gutakaza ishuri zitandukanye kandi zifatika. Abana bata ishuri bahura n'ibibazo by'ubuzererezi, ubukene bukabije, ndetse n'ibyaha nk'ubujura. Ibi biza kuba ingorane zikomeye mu muryango no mu gihugu. Abana basigaye batiga, iyo batiga bibangamira ejo hazaza habo ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Ingamba rero, turebye baba ari abakozi ba UNICEF, Minisiteri y'Uburezi, ibindi bigo bifite uko biteza imbere uburezi, abantu bose bakwiye kujya kwinjira mu ngamba mu rwego rwo gukemura iki kibazo. Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zifatika. Hari gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Iyi gahunda yatumye abana benshi bagaruka mu ishuri, kandi nayo igaragaza ko yabafashije kubona ishuri mu buryo bworoshye. Ibi byabaye n'umusanzu w'ingirakamaro mu kugabanya abana bata ishuri, kandi bikaba byiza kubera ko urubona n'imirire mibi. Ahangaha natwe rero tuzabegera, tubazanire ibihumyo, tubazanire bwa buhinzi bwacu bw'ibihumyo, kuko bihingwa ku butaka butoya. Ndashimira nyine bamwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri bagenda bafata iyo gahunda bakatugana, maze ubuhinzi bwacu bw'ibihumyo nabwo ugasanga burunganira. Hari rero ibindi bikorwa bitandukanye, aho nk'ubukangurambaga umudugudu uzira umwana wataye ishuri. Inzego z'ibanze n'abakorerabushake harimo na UNICEF bashyizeho ubukangurambaga bwo gusura imiryango ifite abana bataye ishuri kugira ngo babagarure. Hariho n'ibindi twita zero out of
of School Children. Uyu mushinga nawo ni mwiza kandi ugamije kugarura abana bataye ishuri kugira ngo bige paka barangije. Rero hari uburyo bushya uburyo none abantu batekereza mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo. Minisiteri y'Uburezi yashyizeho gahunda yo gutangiza uburyo bushya bwo kwigisha abana bagarutse mu ishuri muri 2026. Buri mwana azajya ahabwa amasomo ajyanye n'ibihe bye kandi uburyo bw'inyigisho buzaba bwihariye ku bana bageze mu mashuri nyuma y'igihe kinini batari mu ishuri. Bizatuma biborohera kongera kugaruka mu mashuri kandi biga ku buryo bworoshye bihuye n'ubumenyi bafite. Ibi bizatuma uburezi bwose bugerwaho kandi bukaba bunoze ku bana bacu. Turasaba ababyeyi, abarimu n'inzego z'ibanze gukorana n'imbaraga nyinshi kugira ngo kugarura abana bishoboke. Inshuti bavandimwe, rero turababwira ko hamwe n'uko ikigo cyacu gifite za gahunda zitandukanye kandi zijya ku muryango livelihood, bituma rero buri kantu kose nyine tugatekerezaho kandi tureba uko twakwihuza na za gahunda zisanzwe ziriho, uko twakopininga abafatanyabikorwa, uko twakora za proposal zijya mu bafatanyabikorwa nako tubona ko dutanga contribution. Twarababwiye kandi nongere mbisubiremo, dufite abatekinisiye benshi b'ingenzi kandi mu kunganira izi za gahunda zacu uko ari 16 zigamiye ku nkingi enye. Tukagira za porogaramu n'ama initiative 64. Ababikeneye mushobora gusura ibiboneye.com ni website iriho imbumbe y'ibikorwa byacu byose uko byakabaye. Kugenda tureba uko twashyigikirana, ubufasha bukenewe kuri buri umwe uyakora iki kugira twibukiranye ko ibiboneye TV ni uburyo bwashyizweho bwo kugaragaza ibikorwa bya Development Network. Development Network ikaba ari ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubushobozi, consultancy and capacity building hub. Iyi hub rero cyangwa se izingiro rikaba rifite za gahunda zegamiye ku nkingi enye arizo message change cyangwa se guhindura imyumvire, hakaba public health promotion uteza imbere ubuzima rusange, hakaba sustainable agriculture ubuhinzi buramba na cyane cyane twakora no ku buhinzi bukoreye ku butaka butoya, ndetse no kurengera ibidukikije, aho mu kurengera ibidukikije duhanganye n'iki kintu cy'abantu bangiza za pollinators, aho mubona hari ibikorwa by'umuntu n'ubundi biragenda bibyangiza, inzuki, ibinyugunyugu, inyoni, kwa dusinda twakora uburyo bwo kubangurira ibimera ugasanga twagira tudushiraho tureba, kandi ni byiza ko tubitekerezaho. Hanyuma rero za gahunda zacu kwa 16 tugenda tuzigarukaho, aho ibiboneye health food ni program yacu ya mbere. N'ubundi program zacu zose zitwa ibiboneye health programs. Program ya mbere rero ikitwa ibiboneye health food. Program ya kabiri ikitwa ibiboneye food supplement. Program ya gatatu ikitwa ibiboneye health juice. Program ya kane ikitwa ibiboneye natural pharmacy. Program ya gatanu ikitwa ibiboneye environment protection. Program ya gatandatu ikitwa ibiboneye botanical field. Twakomeza gutyo, ibiboneye medicinal plant, ibiboneye home remedy, ameza y'umwimerere. Aha ku meza y'umwimerere tukaba ariko dufite gahunda nini ameza urumva mu muryango ko abantu bahurira ku meza buri munsi. Abantu bahurira ku meza buri munsi, ibyo barya bivahe, bikoreshwa gute, bigomba kugira akamaro gute. Hanyuma tugakomeza aho dufite izindi za programu ibiboneye health care. Hano rero tutinda ku ndwara zitandura, ubundi tukajya ku bintu bitandukanye. Hanyuma tukagireba naho ibiboneye positive mind. Positive mind atwaganiramo ibintu byiza, nuko abantu bari n'ibibazo ariko ni we positive. Hanyuma tukagira ibiboneye complementary therapies. Iyi ni programu yo igaruka ku buzima ku buryo bw'ubuvuzi bw'umwimerere cyangwa se ubuvuzi nyunganizi. None hakabaho ibiboneye pioneers mu mboni z'aho hambere. Aha tugaruka ku bintu by'abantu bo hambere, ubumenyi bwa basize abafilozofe ba kera n'iki. Hanyuma tukajya ku biboneye
fighting malnutrition, kurwanya imirire mibi biciye mu nzira zitandukanye, ibiboneye fighting NCDs, ibiboneye library. Ibyo bintu byose ko bimeze turabona bikeneye nyine inyandiko inini ntoya, twaratangiye kandi gukusanya ibitabo biragenda neza. Hanyuma akaba none ibiboneye research and training center, kazi ubwenge duhugurane. Aha niho usanga dufitemo za porogaramu zihariye, nk'agaseke k'amabanga y'ubuzima karimo uduseke 9, nako turimo amabanga 58. Harimo umurage w'Nyimiravumba murabona ibivugwamo, harimo imboneza muryango ariyo iyi mubona turi kuvugaho uwo muri iyi minsi, harimo think tank, imboneza think tank rero ahangaha niho harimo ishami ry'ubushakashatsi duhuriraho n'abarimu baza kaminuza n'abandi bahanga mu bushakashatsi, kandi rikaba rifunguye ko wese wumva ko ari contribution yatanga. Murabyumva rero ibikorwa biragutse kandi biri open, kandi dufite flexibility. Uwo wese wumva ari twakorana ni kazi kuri 0782 360 311, aho ngaho waduhamagara, watwandikira, watubaza, tugashyigikirana. Sura ibiboneye.com, uragenda ubona ibyo dukora. Mwasura Twitter yacu cyangwa se X yitwa Ibiboneye Health Programs. Mwasura kandi Twitter kanyisubiremo cyangwa X yitwa Ibiboneye Health Programs. Mwanasura kandi Facebook page yacu yitwa Ibiboneye, na Instagram nuko. Noneho mukagenda mukurikirana ibintu dukora, wumva hari icyo twakorana. Urumva tudakoranye ku by'ubuzima, twakorana ku buhinzi, twakorana ku bworozi, twakorana se ku kurengera ibidukikije, twakorana se ku buzima rusange, twakorana se ku guhindura imyumvire. Twese imyumvire dukeneye kuyihindura, naho igeze iramutse yiyongereho ni byiza, tukumva ibintu neza kandi tugashyigikirana. Naho utaha nk'uko bisanzwe bigenda uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'ibihumbi 10 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugera ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.